niba ibintu bishoboka niba twarirukanye morals akaba ariho moral decay ukabona nta muntu n'umwe ufite icyo bimubwiye nta na kimwe. Hari amafoto y'abana b'abakobwa bari mu guhohotera. Ngenda tekereza ko ibi bintu nta ubundi ubugenzacyaha buriho mu nyungu za rubanda nubwo nta waba waburegeye. Ibi bikwiriye kuba abantu bakavanaho ubugoryi please. Burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Reka kwisetsa mon frère, icyo mpfa nawe kwanza wowe ubundi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu nk'aba kandi mu gitondo bakagaruka. Uretse ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati giye mu mbabare sinzongera akagaruka neza. Icyo saba ni kimwe baradufasha harabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge. Nibyo mbona nonaha sibyo ribi kwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence. Akaba atari bo. Ni gute? No, nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya. Mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri aka groupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo. Yes. Buretse gato ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agace iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta. Nawe ni wibeshye wo Mutabaruka none kujya nkubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga ubu ngewe Mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga. Oye bigerageze nanone ngo bishyemo ngicupa nibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki tubishyikire. N'ikibazo nuko tutayibona. Icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose. N'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe. N'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration. Ariko rero reka duspose yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora. Ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence. Reka leta nuko hari bikumukinamo ibimukinamo. Reka leta imufashe mbere na mbere ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge. Sinsabye kumufunga bamujyane mu igororero muri rehab. Hako no kumufunga bamufunga. Oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane. Urarakara se bitangi. Oya hari byo tugomba gukora reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu. Gutyo tu so what? Ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bintu uzabona baramufashe Dr. Murangira agashya amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana mu gitondo tukabona yigenda yari muri gahunda zisanzwe. Dr. Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze noneho uko biri kose kugeza no munsi. Ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu cyane cyane aba bana b'abakobwa barashize. Ege nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge. Ntabwo ushobora kwijomba icupa monami. Uziko kugira ngo wijomba icupa wajya gutega wenda bikagira inzira kandi ngo nabyo akifotora kabishyira habona kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze. Ariko seriously bugacya mu gitara bati banshimuse ngo urubuga rwanjye barushimuse. Ibi rero nibategura itegeko no mu bihano birimo hakabamo guhana abantu kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe runaka kugira ngo iyo addiction nayo ubwayo bashiremo n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ikindi kandi bazahindura amazina. Hanyuma ikindi bakoresha kaga systeme k'Ubufaransa. Ko niba ugiye gufungura imbuga nkoranyambaga shiraho indangamuntu yawe kugira ngo ubugoryi bwose uzakora abantu babumenye. Utayishyiraho bidafunguka. Ibi mushobora kubifata gutya ariko abatekereza sinzi icyo duhaze sinzi umurengwe dufite ariko aho turi mu kugana ni habi ndetse cyane kurushaho. Ngiye ntacyo bimbwiye. Maybe I will be gone. Kora Mutabaruka nawe ndabona ibyo bihe bibi atazabibona. Ibi mu myaka nka 20 iri imbere. Ibyo turi kubona se ngubu ni byiza. Biteye isoni ariko it's now or never. Dutekereza uyu munsi turebe. Ibi ni ibintu biteye isoni.
uraza ukareba ugasanga abantu bose babaye ibihugu ni uko bigenda bipfa abantu mubibona murebera noneho ukabona ariko nk'uyu munsi hagira abantu bamfasha nk'abari mu nteko ishinga amategeko cyane cyane muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ngira ngo ndetse bijya oya seriously dukwiriye kugira ikintu na kimwe nta kirazira abantu noneho kubera icyo kintu abantu baragiye bishyira hamwe mu bugoryi bwinshi ntawe ubavugaho na leta isa nk'aho ibatinya bakora umwanda wabo wose beintoxicatinga sosiyete ariko people they no n'igihe umuntu akubwira ngo ibyo by'umuco muvuga njye sinawubayemo none tugaruke ku kindi buretse gato uwo muco uri kuvuga w'u Rwanda njye sinawubayemo nabaye hanze niba arabaye hanze ariko ari mu Rwanda where the morality zigomba gutekinga place morals tugomba kuzuba sibyo hari umuntu uvuze ngo njye nababwiye ko generation y'ubu ngubu y'urubyiruko ko yarangiye nta muco kandi byose nicyo bita right but what is right icya kabiri ibi bintu byo kuvuga ngo my body my right ndagurugero rwa hafi kandi reka mbe categorique ubwo mperuka muri cya gihugu cyasangije abantu be isi yose imico mibi yacyo nayo kikaba cyarahiye muri uriya mujyi wahiye nabonye ibintu ntigeze mbona mu buzima bwanjye hari umwe mu bagabo b'inshuti zanjye b'abakire cyane hano numva dushobora kuba twari turi kumwe aho usanga umuntu ku karubanda akubwira ati rwose nta kibazo ukomoze ariko avuga ati no ati imyanya yose ati umubiri wose ni kimwe ati iyo ushatse guterura akaboko ni nk'uko ushobora kwishima ku kuboko ati biriya myanya y'ibanga byose ati ni nk'intoki ni nk'amatama ni nk'igituza ati nothing ubwo nta banga nyine rero aho bishyira na hano iwacu ndabona ibintu biri mu kujya habi tunapoenda ni pabaya zaidi kabisa. Hari umuntu uvuze ikintu hano hari abantu bagenda n'ipfunwe riturutse ku byo ababyeyi babo bakoze. Ibyo ukora uyu munsi bitegura hazaza wahawe. Iyo washyize ubwambure hanze uba uri kwamamaza ngo bakugurire ni ugutandika. Ariko ubwo byanze bikunze icyo ashatse kuvuga bizagira ingaruka ku bazagukomokaho. Ariko seriously